kwasima mu gufunga cyane ibindi bihano ntibihari oya nabonye gari byo mwiharaje ese ko muragana ninde utofungisha ndi umuntu yabikene twe turumvikana go gute connection ga nta utazifite taga ari connection none ariko novuga wampara sinze mu buryo gute se wewe ntovuga natwe ara amategeko atureke nagukubise gute reka sha ngo gute uvuga ngo nagukubise ahubwo nyine wankubise kaza kubwira umva mvuga rino jambo kirazira kikaziririzwa kubwira umugore ngo ntaberewe nubwo wewe wowe uri kubibona ko ataberewe kero nawe kera ushaka abantu babinjyaje kandi kubwiriza ukuri ico kintu umugore oya she torero kino kijiji cyacu iparuwasi hello bakunzi bacu nshuti bavandimwe inshuti z'umusaraba nshuti dufatikanyije runo rugendo ngo kuja mu ijuru muraho mumeze gute meze bon muragumye mugane waba rundi abazavuga ngo muragumye natwe turaho turakomeye nakunda kuvuga ngo aho gupfa twoguma gutyo tumeze nabi ubwo se biravugitse ni byiza cyane aho gupfa nyine twoguma gutya aho gupfa twoguma gutya kabzo bifite aya ariko nabyo si sawa nko kuvuga ngo ntiwishimiye ko ukomeze none ushatse kubigorora bivuga gutewe avuga ati tumeze neza ariko n'ubu bivuze abafite ishingiro afite impamvu turabasuhuje inshuti zacu bafana bacu biwacu to mumeze mute dukomeje kubatenguha ariko we are very sorry kuba dutinda kwa prodinga kubaheza ibiganiro ariko namwe mukomeze mutwereke courage kugira ngo nyine mubatwereke courage ariko banayitume kugira ngo natwe tugira courage umuntu akareba ikiganiro ntihangiye nkunda umuntu wandika muri comment nicyo kintu cya mbere cyangwa guhamagara ko yabirebye akaguhamagara ariko ntabonye comment yiwe sinza byishimira nkunda niyo ukanyereka nyine ko akibonye biranshimisha turabasuhuje cyane natwe turakomeye twarwaye amagripe n'inkorora hano iwacu hari ikirere kibi hari sino hano iwacu hari ikirere kibi ariko tihoba sino sinzi ariko nyine buryo bivuzemo abantu baragira ngo twagikoreye nko mu oya hano iwacu muri Amerika cyangwa Canada arakonje hari amavumbi so urumva ijwi none naresanzwe ngira base none yabaye kabo tinari ivanze ndi kurusha iwacu so turabakeshe suza abantu hey kuzuzi kuba niki ntacyo ibiterwa naho wigiye terwa naho wigiye umeze mwaka zo muzikuba ukaba umeze neza nizere ko umeze neza twongeye twagarutse nkuko mutumenyereye hano kuri Iwacu Talk by'ukuri dukomeje kubashimira ndetse no kubaha akazi mu biganiro byacu bya buri gihe dukora kandi tunashimira n'abantu bakomeje kudukurikirana no kutwereka ko bari kumwe natwe badushize ese bazavuga baduteye ingabo mu bitugu Nende bizose mbameze neza. Oya naye nakibagiwe. Narize manje weme. Uzabuzuye. Oya akose nako karimo ngo birasaba kwiga. Ingabo mu bitugu mwe mwarabyize muri histoire.
naretse upfa kubimenya gusa udafite ntuzi ya rwose ibyo nabyo gusa nuko nari nkibagiwe ariko tumeze neza ese mwaradushyigikiye mu by'ukuri dukomeje kubashimira cyane abafana bacu n'abana beza abantu beza twereka urukundo bakaduhamagara nta kintu gishimisha nko kujya ahantu wari uzi ko wenda aho hantu nta muntu hakuzi wenda nka wagiye nko mu kwantu kure wagiye munsi kuko utari kunsuhuza nko kuntu nza mbakurikirana ngo ibiki ndaramba nyine ngo kuva umuntu akubwiye nk'ijambo wavuze mu kiganiro utibukaga utawumva nyine uzi buri kintu mu so abantu bose turasuje wowe mushasha ugeze hano bwa mbere turagusaba inkunga gusa yo gukanda akantu gatukura numaruje muri comment kubera kuri musha bogeti nabayishimiye cyangwa iko ndabona guza muri iri kanisa ryanyu wirubure mbese wirubure tukubone twishimira abashitsi wowe mushasha rero turakwakiriye kandi tugwaye ikaze urakoze bishop suko bishop uri uri apostle warasengewe apostle wewe kuba apostle cyangwa muri iri kanisa oya sinje mu Angelis tibaraza kutwimika fondateur nanje ganzo ninde uzanyimika abashumba abahe kandi ari fondateur ayo niti ngono baza bimika tuzabibabwira byose nanje ganzo bandi musa yes revera apostle sanano topic tuganire iri ako sinayibura sinanyiguhe nyiguhe cyangwa ireba n'abantu ndayiguha ugiri utuyicencure tuyishebe tuyishokore cyangwa tuyishire mu kayungiro tuyisheburure aya nibyo uzusheburura ibintu ibyiza bikaja ku rutaro the waste product zigasigara hejuru. Thank you. Welcome. Aha, hari inkuru imaze iminsi iri hano hanze nubwo ntashaka ngo twinjiremo deep. Turayifashisha nyine tugirana inama. Tugira ico tuvuga. Nyine tutanga nk'inama uko tubyumva. Hari inkuru imaze iminsi ibaye nubwo mu by'ukuri atari byiza kuvuga ku muntu wapfuye, ntekereza ko wenda atari ibintu byiza nyine kumuvugaho nyine cyane, ariko twagira nyine tubivugeho gato. Hari abantu benshi nyine murabizi, umumama wafungishije umugabo wiwe. Bivugwa ko yafungishije umugabo. Bivugwa ko nahise nahari impari. Bivugwa ko yafungishije umugabo we biba intandaro yo kurwara, apfa agifunze nyine atarafungurwa. So ntabwo nshaka ngo dusesengure ngo nidufite amakosa ngo byagenze gute, byabaye kandi wenda ababifite amakuru barabisobanuye, uretse ko nta na evidence tabimenyetso nyine bigaragara wenda wasanga hari abantu bari bafite ama evidence yuko byagenze wenda banyiri hafi mu ariko bibaye ari byo bikaba byarabaye, nibyo dushaka nyine nko kugira inama abantu aho kugira ngo ese ubundi biterwa n'iki mwapfa n'umuntu mubana kugera ku rwego umufungisha ugahitamo uwo mwanzuro, byaba byatewe n'iki? Mu by'ukuri izo nkuru waruvuze nanje narazibonye, kuko nyine turi kuri iyi mihanda twese, narazibonye zitrendinga cyane, zinyura ku macano menshi, babivuze gutandukanye ko babyumva, babikoze inkuru nyinshi, ariko mu by'ukuri sico tugendereye, sico tuje gusa nkaho natwe tuvuga ngo natwe turabona ari uko
byari bimeze nuko ufite amakosa n'uyu tugira aho tubogamira oya ufite amakosa ngo no murundi uzukuri cyabaye cyarabaye kandi nti kukivuga ndi dufite wenda kubigarura kandi dutanze pole mu by'ukuri dutanze pole haba ari ku muryango abarundi n'abasegege ndetse n'abasegege kuko ndetse n'abanyamurenge bose kubw'umwihariko ku bwoko bw'abanyamurenge bose mu by'ukuri ikibazo warumbajije be kwicuma no gufungisha umuntu gufungisha umuntu especially noneho ku muntu mubakanye ibaze kuko kagufungisha cyangwa ukamfungisha nyine okay sinibaza ni ikihe kintu cyatuma ugera kuri urwo rwego rwo kuba no umwe muri twe yafungisha undi mu by'ukuri sinibaza ko hari ikintu gihari cyatuma wifuza ko urugingo rwawe rumwe ruja mu mugozi kandi musezerana uzabika amagambo twavuze cyatandukanywa n'urupfu noneho twanarenzeho turasinya uzi icyo sinya isobanura mirere noneho ibaze ngo noneho ukavuga ngo muzatandukanywa n'urupfu kandi kukazatura n'akanwa kawe intandaro yo kumwica icyo nicyo cyabaye ikibazo abantu none se wewe nyine mbese uratangiye inama ko ushwana ukurugana kutumvikana mu rugo ni ibintu bisanzwe ubonye uko nazo tuzadushwana hajya tuzadushwana simbizi ubahe tuzadushwana nyine nawe gute gushwana gute mu rugo nta kintu ntazibana zidakomanya amahembe waje kubishekerera oya ye no kuri gushwana ni ariko ntabwo ari ugushwana no kutumvikana kugira kuri point runaka tutumvikanaho ariko tibi intandaro yes tibi intandaro yo kuvuga ngo ariko hariho wa wundi kuganira bigira ntibikunde akubwira ati sinkunda ko ukambwira nako sinkunda kutaha nijoro sinkunda kutaha bwije akakubwira ati mbabarira ejo nkongera kuwa gatatu nkongera noneho imbabazi ukumva nawe bibire zabaye too much warabimenyere icyo gihe noneho kuko nyine hari ikintu nyine kiba cyarengereye icyo gihe wamufungisha wakora iki yes nibyo ngira ngo nsobanurishe mu by'ukuri njyewe giti cyanje sibyo giti cyanje sinagufungisha ukora iki turimo kuvuga nk'aho ari twe kiduse nk'aho dutanga ingero ku bandi kandi natwe twubatse turi kapo nakuganiriza akubwira ati she twarashakanye kakwibutsa amagambo twagiye tuvuga kakwibutsa ibihe reka she nawe rero ari ukuntu muri kubwira abantu ugahita usa nk'aho uri kubwira abantu nk'aho wowe warakaye maze iminsi ntabwiye narakaye of course nasize uruhinja aho nishake sinsiga uruhinja wagiye mu kazi oya nishake mbe nabatunganyije kira kitu bimeze neza ariko wagiye mu kazi utashe saa 4 ngeje saa 5 nta kintu kiri mageze nta motive igaragaza ngo wari mu kazi cyangwa arangwa ibyo rutanye ko ngo twashakanye ukanyutsa amagambo yose meza oya siko bitanabaha n'ibyo si ukuzuvuga bivuge none se no gwa tuzu navuga yo wavuga none se inzamema uzukegeka ukavuga the next day ariko sinamanza navuga burakari bwo kumva ko no gukorera ikintu kibi ahubwo ngaragaza kuzana ngerageza kuvuga ngo ibyoga byawe nibyo bizabimbangamira ibi nubwo utekereza ko
uri mu rwego kugira ngo utareactinga nabi ugahita ukora ikosa njye biranja kurusha uko wahita uvuga kavuga ngo bagufunge ese ufunga iki kwasima mu gufunga cyane ibindi bihano ntibihari oya nabonye gari byo mwiharaje ese ko muragana ninde utofungisha undi umuntu yabikene twe turumvikana go gute connection ga nta utazifite taga ari connection none ariko inovuga wamparasinze mu buryo gute se wewe ntovuga natwara amategeko atureke nagukubise gute reka sha ngo gute uvuga ngo nagukubise ariko nyine nkubise uvuga ngo nasize hari amategeko abarengera hari n'amategeko aturengera natwe so ntiwumve ko wowe itegeko ryawe ari ryo ryumvikana kurusha iryanje ndabyumva ariko nyine twagiye mu mategeko hari itegeko rishobora kugutsinda ngavuga ikintu woja kundega nka wewe ugize gute ngo wangize gute no nivuga nka kese nyine vuga shit yo gufata ni ESE kese watwaye muri polisi ni yito gufata biterwa no kwayisanze iyo gufata ni nyinshi uvuga ngo nagize gute ni nyinshi nabati umugore ntaza nyumvira haza kumvira se kese aho twari tukiri kuri icyo kintu ngaye vuga nimero nshaka kugusobanurira ukuntu niyo wenda habayeho kutumvikana kuri point runaka Mr. kandi ntibagakate ako kantu bivuge oya sinzi icyo ushaka kuvuga kutumvikana muri we rurimi wajate mu cyongereza kutumvikana misunderstanding volume please nyine mutumvikana ntaco bivuge wewe misunderstanding ntabwo ndi bugakate kandi nzuko babivuga ariko ntakumva bivuge wowe ubizi ukosora uyu muntu kuko nyene ni mukosora oya ngenda ndabizi no byandika uwo byandika ariko kubivuga biri kuncanga cyane kubera amagambo mu kanwa mu gihe rero mutumvikanye nawe natwe tutumika sukuza uvuga nawe ikintu wokora ikintu nokora se hatabayeho kugira gufungisha si gufungisha si no gufungisha cucu ntisi no gikora sino gufungisha ngo hari ibyo tutumvikanye honje nawe ahubwo kugufungisha nje no so kaje koko kaje hano cyo kintu wacumva umugabo waho kare oya umusigira rugari kasoko kaje handi nko kwimuka living alone ukamuhunga ewe sasa bihaye majambo nono utamenya n'uburyo uyasobanura living alone nagize ni lone y'amafaranga y'intuzi nagize ni lone yo muri banki abantu bafata aya mafaranga ya zarambe injewe umva nkubwiye ako n'ahantu yigiye mpake manga suza abantu batatu mwiganye muri secondaire wagezemo gatandatu ahubwo hari umwe twari twicaranye mu kanya twiganye mu wa gatanu neza suza batatu ndasuza umuntu bita twiganye mu wa gatandatu wagezemo ahugezemo kandi narangiye university chese manu tubazugira oya wambwe ngaramutse abantu twiganya na yeri haipo kugisozi seka wagize ngo nige mu ntara nkawe wigiriya za Inatec seka nategeze n'abayobozi sinzi umuntu bigaze kumwango okay anyway narindi kuvuga nyine hatabaye kumvikana ikintu nyine wokora ukuntu wabigenza nkoze ikosa ngarisubiramo kenshi kwihangana bikakunanira wakora iki mu byukuri njewe nahereye mbivuga nukuri kuzana mu tundi dustori tugasanga tusa nkaho tutayesije ariko kandi si ukwita I'm sorry turi mu kiganiro
so njyewe sinagufungisha sinagufungisha igihe ari cyo sinogufungisha ntibibaho kandi kugira ibyo tutumvikanaho ni ibisanzwe kuko n'ubundi warerewe hatandukanye naho narerewe twahuye dukuze so kutumva ibintu cyo kimwe ni ibintu bisanzwe abantu bagomba buri muntu aba afite ahantu yakuriye kandi ufite imyumvire yawe gusa bitewe naho yarerewe gusa dutandukaniye okay nubwo ntashaka kwinjira mu kibazo cyuriya mu mama ariko usanga ikibazo yahuye nacyo imyitwarire wenda y'umugabo we mibi wenda yatumye cyangwa y'umugore yatumye batumvikana hari benshi babayeho muri ubwo buzima dutandukaniye mu kwihangana uburyo ki tubyitwaramo n'uburyo ki nyine twarezwe rwose abantu nkukunje nawe ndavuga koko wanatangiye tugeze kure sindi kure kuvuga kandi wihari ijambo ariko ko ndumva ibi ngibi ni nk'ari wowe ufite amakuru cyane manza ariyo mpamvu so gute ndumva nk'aho ari wowe ufite amakuru cyane utavuga iyo mvugo neza se nonosoye bifite kuba ndi kuvuga nyine mo kwihererana ijambo sawa so mu by'ukuri uko byakagombye kumera mu rugo hari ibyo abantu batumvikana kuko twari tubivuze abantu bahura bakuze kuko njyewe n'uyu musegege wanje twahuye dukuze turi macuwa hari aho narerewe nawe hari aho yarerewe afite imyumvire afite uko yumva ibintu nanjye mfite uko numva ibintu so noneho twageraga mu rugo kugira ngo bya bintu zasinga tuzazishweke zihure zumva ibintu cyo kimwe bitwara igihe kandi baratuzi abahungu b'abahondogo ni uko natwe ni uko highway ni uko tugere ibintu byo guca ku ruhande ni uko ni uko rwose so icyokorwa rero ni ukutihutira usa nkaho ukoze ikintu usa nkaho uhimye mugenzi wawe urabona nkoze ikintu ukankora amakosa ngahita nihutira kugufungisha kandi byanjye se nagufungishije byandi byawe nyine umuntu agukoreye ikosa tuhita bigaragaza ako kanya kunze kutabigaragaza ako kanya kubw'impamvu z'umutekano so ngahita ngufungisha nzo regreta nyuma yaho mvuge ngo ubundi nubwo gato unubwo wanyayo gacwa vuga ariko ntacyo nanjye kuvuga umuntu buri gihe umuntu iyo ubabaye ugahita nyine ugira ikintu uvuga cyangwa ukora buri gihe kiba kibi kandi nyuma yaho uricuza iki kintu ngikoze kubera iki iyo nceceka byari gushira aho ndahamagara polisi iyo ntatangira ari gihe byaterwa n'uburakari ikintu yumva telefone y'umugore cyakora ni ibi bihugu byose byumva abagore cyane so ingo abantu bubaka ni ukuri habe na Bibiliya bivuga bivuga gute abivuga pe bivuga gute Bibiliya iravuga ati umuntu mubana abantu babiri babana ntibaza bumvikana ko gute keretse yari yo wanditse ubu nyine ngo abantu babiri kuyereka nta bivuze mu kanya gushaka kubyara ngo abantu babiri nyine ngo nibihe Bibiliya ngo irabivuze ibihe hari ibihe bizogera aba bana mu nzu ntibumvikane arongera aravuga ngo umwanzi wawe nurya mu bana none se umwanzi yabo wakore igihe cyose umwanzi ni umuntu uri hafi yawe ubukuza ubuza amakuru yawe umwanzi ntiyobo wakure ahubwo urya wa hafi niwe uzana wakure
hanyuma zarubizi ngo urya wa hafi ku mwanzi wawe wa hafi niwe ushobora kuzana wakure umwanzi wawe wa hafi ngo iki your enemy your far enemy reka kunsaza ntaza kuvuga mu cyongereza kandi sishe bundi wa mugani wageze nka nyine rutubwira mu gifaransa ko arico wize kibadenza nize mu gifaransa gusa se wize mu gifaransa cyane sibyo yeah si wize mu ese kuzo wa muhinduka abantu bakuzi mwiganye imyaka myinshi ariko urabona ibihugu nagenturamo bivuga icyongereza nivyo byinshi watuye mu bihugu bingahe man kuzo mu bihugu bingahe shikini cyakangaye ndipo ivyo sivyo tuje gutinda tuzabonera umwanya wa none se ariko nicage nigaga hano hakurya yari muri systeme ya francophone so wahize imyaka inga yari igikondo wize nabwo byari ibifaransa nivyo nyine byari ibifaransa wahize umwaka umwe none yerika uravuga muri secondaire sema nuko ndavuga ibintu za university ugaseka ninde winganye muri Erika ninde winganye Erika urabazi se ni igikondo hariya bahitaga ngo iki mereze ya mereze ku bakongomani igikondo hari quartier y'abakongomani haba oya hariya nyine wigaga nize kuri congolaise skanbe kubwiye sibyo no mana ni wori kuzana ibintu by'amashuri kandi ureke tuzabifatira igihe noneho tuzatwerekana icete tacho noza urakizana bita tabyo ufite nawe we ivega ndabifite nabonye ikintu duhuje gutya matimba soke babwire ibyo nari ndi kubivuga ko umuntu mubana nta muntu ushaka kubana ngo usange yujuje ibintu ushaka byose biragoye haba n'umwana wibyariye araza akurikije ibyo wewe wifuzaga ko agomba kuba afite tibibaho ni wowe urema uramwiremera rero ntushobora gutekereza ko umugabo n'umuntu ngo utagira uzumva hari n'abagore nza numva ujye mugabo wanjye ngo mana warampaye pe ngo warampaye ariko nebyo rindira manero ngo umugabo wanjye untaza ngo nta munsi turashwana babaho ni rugo oyaye none urugo rurimo kaki niko kwiza tibe kaki yewe ni igipupe se mu bana habe n'umwana wameza mugira agakora akantu ukavuga uwo muntu we umwaka 2-3 mutagira ivyo mwumvikanaho nimba ataraguhaje waramuhaje oyaye waramuhaje uwo mugore umugabo aya mugore se umugabo wanjye umugore se yahaza umugabo ariko warahaje benshi tunavuge umugore agahaza umugabo cyane ntaho ndanabyumva wewe bazahaha ushimba yarabagati umugore cyane unikeye ntugire ngo ibyo utokora abandi tibo bikora ariko nta mugore wohaza umugabo ntibiza binasona nabi nyine ntabazi ko yamuhari igihe wenda ukibwira ko sari nyine ariko kuja guhaha ntibisobanura ko uhahaje guhaza ubundi we niki uko numva wabigize nshaka nko kuvuga muri saro umugabo agitse ukamubwira ngo ciceka kare njuvuga cyane irazo bikoze hari n'igihe ntubivuga ariko haza nk'abashyitsi basukira amazi bakarabisha ndwaye ndi muzima nawe ari kuri mu kandi kazi nicaye wicaye sinzi biterwa nuko abantu baba barapanze ubwo rwawe savuga kandi uvuze ngo nugwahaza ariko suko guhaza none se hari aho umutwe kese utarasoma bibiri ariko bibiriya umugabo bibiriya ga ni yoga ni iki n'amakosa niyo tugendera mbikuye ku kiwamana we ibiki
nta muntu mwabana umureke kugira ikintu mupfa gusa ubonye birengereye ikintu ndashaka kwihanganira musige wigendere murekane mu mahoro. Oya niyo nama yanjye. Oya twumvikana amwihambire kurakangurira umuntu abantu kugenda bate ngo babera uwa mbere ntabwo turagira ngo mukinanirane noneho ga zobishire zobiuploading. oya nyine ikintu nshaka wumva be ntabwo ushobora ugomba gukangurira abantu ngo nimba mugize icyo mutumvikanaho ngo wowe ngo oya nabivuze umva ko bigomba kumera birengere bigeririya mu birere bigeririya mu bicu nta kwicana ahubwo tanga inama uvuga ngo yeme ibintu vzorengera ibintu vzogeririya mu bicu ariko kandi baba barasuzanemo mu byo gusura ihangane ariko kandi ihangane senga ibyo ngibyo narabikoze narihanganye tumaranye imyaka 4-5 narihanganye narasenze ibibazo amasengesho bose baranze ganira no communication uwe muntu mubanye uzi ko hari abantu se babana batanavugana gute se wobana n'umuntu mutavugana gute ako baraharishe reka okay nizere kudakoroye sevre nizere kusetsa ariko naje dufite ikirere kibi so ndimo mvuga ndarwaye naje mu kiganiro rwaye mu nsengere baragusengera ndangire aba bishop baza badukurikira abanyamasengesho nsengere mu ndangire imiti muyingurire byose ndangire imiti kurangira imiti se wagupimye muri ndarwaye so narimvuze hari abantu babana batajya bavugana abantu hano hanze twaba tuzi ngo barabana mubana n'umuntu umusangire ku meza mutari kuvugana tibasangire ntacoka ariko bari mu nzu imwe none noza nicara muri salo kakuriya kicara muri salo nje nawe tutatuvugana tuvuge ngo wenda ntago turagira abana sibyo muri yo mwamu bafite abana bazaba bahuza kibabahuza iyo mwahuye kujya ntaco mwapfuye oya abana gute mwamara gatatu mutavugana muri kumwe n'abana uvugisha nta kintu wongeneraho muri iyo minsi 3 nazatumwaza rero ambe dadini akubwira hari n'ababana umwakarara ukwiwe n'undukwiwe nibisanzwe tugenda twebwe wewe nuko wenda akenshi sitabikurenganyiriza nuko utaba ugize uhari kenshi uburi wenda bize mu bindi bintu twe tugenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye oya nanjye nganira nabo ariko sinibaza we nta urabikuganiriza ambwira ngo bamaze icumweru batavugana n'umugabo cyangwa ukwezi barabituganirije rero okay ivyo vyobaho ariko tiba intandaro yo kuva mu rugo ese bade wa mugani mwiki tiba intandaro yo kuva mu rugo ngo akubana n'umuntu mutavugana mudasangira mutararana nta kintu mubazanya abantu hanze mu maska bakabona nkaho umugabo n'umugore ariko mwe mubiziranye ko divorce tayari yabaye no kurekana wahitamo iki nakwihangana aho gusenya tukagumana ye ntagenda nta mpamvu yo kugenda kuko kugenda nibyo bikuruta uko wokwicara mugakomeza mukagerageza aya mahirwe ko yo kongera kugaruka mukavugana ako uzi kubana n'umuntu mutavuga guteze nta kintu nobura tukiduhuza nubwo twogira icyo dupfa nawe utabishaka ntabishaka tibibaho swati hari ikintu ukenera kuri njyewe bigasaba kukinsaba hari ikintu no gukeneraho bigasaba ko nkigusaba sinzi rero nyine okay kondi imagine hari muri yo mukavugana imyenda yangiriye ayiguha tuba tuvuganye kwetoruri kuriya muravugana iryo jambo tuba tuvuganye gusa ukansubiza biba byerekana ko hari icyizere ko twokongera tugasubirana tugaseka kandi so
wewe uburyo warubivuzemo rero ngo nubona ngo yarengereye ngo musiga usohoke aho ngaho titwokumvikana ariko ni gute ihangane tiwihangane guteze kurabuza umuntu kwihangana navuze ngo byarengereye nanjye ndihanganye kuko kubana nawe ntugire ngo ni umucezo si umucezo hari undi mwari guhura nanje kubana nawe si umucezo ese kuragira ngo kubana nawe birasa n'ibintu biri bizi notize nawe n'ukwihangana kimwe nuko hari undi mwari kubana tihanganire weakness rero nsiwe twabanye kandi siwe ngomba kuvuga nyine nibyo ndi kukubwira nanjye ndihanganye nanje ndihanganye nanje tubanye ndihanganye impamvu nihanganye mfite ivyo nihanganira kuri wewe nanje ufite ivyo wihanganira kuri nje. Thank you. So impamvu gifite ibyo wihanganira nuko bitararengeye oya nubwo zarengere nibyo ndi kuvuga ko yogeye oya nubwo niko bimeze tukangurira abantu cyo kintu sina kibakanguriye pe oya uyu mubwira nanjye simvuze ngo uzabanze uzandika nk'umuntu reka none ntange nk'inama nubwo nyine utavuga ngo ninjye ubifite ibitekerezo byinshi nawe urabyumva urana nka wenda nk'ingo nyinshi ibintu uragase ngo umugabo n'umugore ibintu bapfa akenshi n'ibintu bitanarenze ubu wenda ngo isogesi zanye ziriye na se mubwiye ngo zifure uribagirwa ese uwibagirwa gute we kumeza isogesi z'umugabo ese kuzo usanga tutari mwisi si umuntu niyo kwibagirwa kutaba wibagiwe kuri sheka mashibya oya tuvuga ikintu gute wibagiwe ntabwo kwibareka ndeka isogesi ihuzi yo ibaze nsize nkubwiye ati yewe isi misi niyo nzojana ejo ahantu none wa mwanya sohotse wise wibagiwe uragoshe ntawe uragoye ahubwo nabo bari kubibona ukuntu nihangane bazamwe bari kubibona kandi ga noneho ni ya iki zihare ibeshe ko nanga kubivuga ariko nta konte ngo njyewe ni ngo ni seka ariko ntibivuye ku mutima namwe timworoshe oya triste twebwe triste ngaho nyumvira kera umve nkako kantu n'umuntu wadutegera yumve ngo wenda mfite abana babiri umwe arajya ku ishuri ndamutegura ndamushira ibiryo ndamujya kumutora mfite undi nawe ari aho ngaho ibiki imirimo yo mu rugo kuvesa watandiwe arambwiye ati aramamagaye ati uze kundebera ya masogesi uyafurire cyangwa ikira kaguciyeho tumaze kuvugana ese umwanya tuba tuvuganye nibwo mpita mbikora kubera iki ako bishire muri gahunda rero nabishize muri gahunda uzi uko ufite ikibazo cyo kwibagirwa vuba wewe zana ibase wa mwanya twatuvugana shiramo amazi ushiremo za sogesi uyishire muri sara nozishiramo kwibagirwa iri muri saro ku meza mwaba ururabo twase kumunda kagira ariko nibisanzwe kurumva rero uri kumva reka mande nange opinion yanjye mugani wa tanga opinion yawe nukuri nawe reka kundusha man tuvuga ikiganiro kirangira uremera ko umuntu yubwira undi akibagirwa ico tukivera sawa no ukambwira ati icyo wata ukaza warakaye vugaga ibintu abantu bashakanye bapfa ahanini iyo atari ibintu birenze nyine nka biranavugaga ni nk'icyo navugaga cy'amasogesi yarangiza yaza akaza yarakaye yarakara mukaba nk'abavugana nabi mukiyunga ni nk'ibyo turi kuvuga byo kwihanganirana nibyo ukubisa abana urarengeshe simbikunda turabipfuye ntetse ntinze ngiye ahantu ndatinda ibintu nk'imbye ntakubwiye communication aha ngaho habeho communication ayo ni amakosa ndi kuvuga iyo kwihanganirwa nyine n'utundi twinshi ariko ntibibe
ariko she hari ikintu cyitwa ibintu bya buri gihe mbivuge mu gifaransa wenda ndabisobanura mu cyangwa wenda kubera ko ntakizi neza uragorora. Hari ikintu bita ka diligence. Pajoy se kutubwira aya ni uko diligence. Hari ikintu bita ka diligence. Kuro bivuga noneho ukamo ngo ka diligence. Hari ikintu bita ka diligence. Iyo ka hari ikintu kiba cyarengereshe. Tuvugisha ukuri nyina tujye tuvugisha ukuri. Nawe uvugisha ukuri umuntu ntiyaza ngo azahora gukubita nyine aje yasinze. Ikindi umugabo ntari responsable urugo ntazi nk'abana barya iki, ntazi ngo bambara gute, ntazi ngo umugore we yasukute, ntazi iki, ahubwo nihanganira urihanganye birarengereye none azarara kuniga agakubita abana bose nihanganire hari n'ikindi kintu kirenze. Hari igihe ufite n'umwana mukuru abibona iyo ka ukabona irarenze. Simvuze ngo fata imyenda uhita usohoka, nibyo nshaka gusobanura. Icyambere wiretire kabisa ibintu wari wavuze. Siniretire ndabisobanura. Ikintu cyambere mama biri waba byabaye waba uri guca muri ibyo bihe umutwara wawe muganire. Kuganira biranze. Ega nugiye ngo niba baraganiriye ariko hari n'abatabishiramo imbaraga kuganira. Ntago hareka kushiramo imbaraga ikintu n'ukuri hari ubikora rimwe akabona ntibibaye nk'uko abishaka agahita acika intege. Ariko kuganira ni ibintu ugomba guhoza. Turi kuvugana n'umuntu w'umukristo. Kakanya abakristo iri torero ryacu ni abantu basenga kamera. Ariko tuvuge ko si bose hari udasenga kandi nawe akeneye izo nama. Nibyo ndi kukubwira. Turi kuvugana n'umuntu wagerageje kwihangana kugerageza nyine akihangana agasenga akagira gute bikanga. Waganiriye nawe byanze jya muri famiye ya bugufi y'umugabo wawe bwati rero bimeze gutya na gutya. Hari ibintu nihangana igihe kingana njyewe fatwa abanambaye muri ubu buzima nta kintu azakora, azadukubita, azatugira gute. Ariko nubwo hari ikindi kintu naje gusanga uzi ko hari n'igihe umuntu akubangamira kandi atari ukuvuga ngo ni umusinzi ngo ajya gukubita ngo yasinze cyangwa ngo ntajya akorera urugo, ariko umuntu akakubangamira. Urugero cyane urugero tanga urugero kuri wowe cyangwa jewe nzamubangamira kuko uraga ngo tufite ibintu mbangamiramo ariko nkihangana nanje uko jewe ndi perfect kuri wowe. Ndi kuvuga twaza tuvuga birya bigoye. Uzi ko hari umuntu ubuze undi ku nkeke wenda tuvuge ni ikosa yakoze wenda akiri n'umukobwa akarimucurira babana. Hari umugore bafitanye abana buri munsi bafitanye abana 5 buri munsi asiga amafaranga mu rugo ahagije araba yishyura inzu ibintu byose ntasinda no ku rusengero n'utonda mu bambere abantu baranamwemera. Ariko hakaba hari akadepression yaguteye kanze gushira. Uzi ushonga uri kubyumva abantu bakavuga ati se kutabyibuka ko tuzi ko umugabo ari umwana mwiza ko bafite amafaranga atari umusinzi atari iki ni ikeke ko atazayishima bitewe n'umuntu waniwe mubi. Uyu ni Chores umuntu ndamutekereje arambabaza. Hari umuntu uhora agucurira bakuze nk'akantu wakoze nyuma y'imyaka 15 akamagarura ejo bundi mufitanye abana 5 rimwe agahora bivuga agahora nyina kakantu ugashonga cyangwa akamagushiramo nk'ikintu wenda n'urugero untuzubegwa
umugabo akavuga kaza kubwira ati umva mvuga rino jambo kirazira kikaziririzwa kubwira umugore ngo ntaberewe nubwo wewe wowe uri kubibona ko ataberewe kero nawe kera ushaka abantu babinjyaje kandi kubwiriza ukuri ico kintico umugore umubwiye ngo tuberewe kandi impamvu tutumvikana umugore usanga igitenge kitazakimbera no ikanzu itazimbere igitenge kambe kamwe ati nkunda kujya uwambara amakanzu ariko ntugashireme kajambo kumwa tuzube yewe jewe nari nsabse sheri nari nsabse muza wambara amakanzu zabona za kubera kurushaho nubwo nibitenga atatakubangamiye ariko ntugashirema umva ushaka kubaka igihe kirekire tukabwira umugore wawe ntuberewe kandi noneho please tukamubwira muri maso y'abantu umunsi ataberewe rata muri public uhita umubwira ati se none uko utaberewe kisakimere ngo sinzi ko no kuvuga ngo uba wishe ikintu uzogaruza imyaka 5 bita bijyahe kandi aha niha nubona umuntu ashize ikintu ciwa arahandi ubishyirayo arazabishira nibyo nari ngiye kuvuga yavuga bikarangira ngiye kuvuga ukuntu aza ari umuntu ushaka kukwica nyine kuri icyo kintu nawe ukiyanga kubera ko ari umugabo wabivuze nyine ukumva ati nakambara nareka nasuka nasiga makeup ntajye nyine sinjya mbego nyine akamagiri icyo kikomere akabana nacyo kandi mubanye undi nawe akamagiri ikindi akaba ati ngiye sinazana umugabo akaba ati sinozana umushitsi mu rugo umugore ntazi guteka kandi wenda byagera n'abashitsi hari abagore mu rugo batazabishimira abashitsi ariko wenda go ari kandi nimba hari ikintu kibabaza umugabo ni igihe nzanye umushitsi wenda muri saro warengejeho kuguru yani hari ukuntu umugore n'ubundi agomba kuba ameze mu nzu umugore mu nzu ntagomba kurangara kandi nkubwije ukuri umugore mu nzu ntagomba kurangara agomba kumenya umuntu wakomanze ninde arasabwa iki yani mu gihe ninjiranye n'abashitsi ntibisaba ngo namasanga nimba warugaramye urya mu ntebe ufite remote mu ntoki twicare mu ntebe usuhuza abashitsi ugana muri salo basi umugabo yazebwe tie nazanyega n'abashitsi kaho utawubona kandi hari ikindi umugore ntagomba kurangara mu nzu umugabo uzi ko afite umugore utarangaye ntazagira uriya mwanya wo guhamagara hari abantu bajya bahamagara ari hafi kuza akabanza akikinga abandi bashyitsi ngo ndazana n'abashyitsi ngo mama runa ngo nzanye abashyitsi wegeranye mu nzu ngo nonega uzacozoze ngo n'ibirato bikure muri salo ngo abana ngo hanagura intebe ibintu nk'ibyo ugasanga kubera ko nyine abatizeye umutekano ibyo bibaho ariko mu by'ukuri ibintu tuganiriye wowe uzumvise ugende ubishire mu bikorwa kuko gufungisha mugenzi wawe cyangwa se kumwitura ikindi kintu kibi sico kimuha isomo baza baca umugani bakavuga ngo inkoni ivune gufwa ariko ntica ngeso so ganiriza umuntu bishyira muri family babyanze ubona nyine bitakwihanganirwa oya nta bintu bitihanganirwa bibaho ni Yesu ko yihanganiye urupfu n'ingoni ago ziriya sapo yambaye imishuro Yesu nyene ni Yesu gute oya tugo kandi Paulo yaravuze ngo tugomba kugera ikirenge mu cyane abantu habeho kwihangana mu by'ukuri kandi abantu be gusa nkaho barimo guhangana mu rugo urugo ntiyabamo competition urugo si igisirikare si igisirikare urugo no kumvikana no kumva ibintu cyo kimwe mu gihe mufite icyo mutumvikana mukaganira umwanya w'ibiganiro umwanya wo kuganira yes
nkasezera abantu rero nizo buri wese aragenda areba aho akakuramo inama ze. twagenda dukora amapati so umuntu aragera aho yisanga. Ibyo uri gucamo wenda urikopera nyine wumva ahantu ugomba ibyo wumva twavuze nyine bitari byo watwandikira. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Murakoze cyane.